ababyeyi rero b'iki gihe basigaye bakunda gusohoka kuturusha none byarakomeye hano hanze. ndamutse mvukiye mu Bwongereza ntwara mvuga icyongereza. Reka ngaruke wenda ku kijyanye n'abo bakozi bo mu rugo rimwe na rimwe usanga aribo bareberera abo bana bakamera nk'aho aribo ba nyina cyangwa se babamenyera ibintu byose. Mwibe neza abakunzi bacu ba FGteam, nkuko mutumenyereye tugiye kubagezaho ikiganiro The Connect. Insanganyamatsiko yacu uyu munsi, ese koko ababyeyi bagira uruhare mu myitwarire y'abana mu gihe bakiri bato ndetse bamaze no gukura? Ese ni izihe ngaruka abana bagira iyo batabonye uburere buhagije buturutse ku babyeyi babo? Njye uyoboye ikiganiro nitwa Cecile cyangwa Ceciboni. Reka nsaba bagenzi banjye babasuhuze. Murakoze cyane. Nimwibagirwe gukora subscribe hasi, usige comment, like and share. Reka mere ibumoso bwanjye, reka uno musore mwiza cyane atubwire uko abyumva. Ese koko ababyeyi bagira uruhare mu myitwarire y'abana? Njyewe ko mbibona nuko byumva, sinzi ababyeyi bagira uruhare mu mikurire y'abana cyangwa se na nyuma bamaze kugira, niko mbizi, niko bibaho, ariko hari n'abashobora kuba badatanga ubwo burere, simbizi. Tony, wowe urabyumva gute? Ababyeyi bagira uruhare runini, kuko buriya uzarebe natwe uko tuvuga. Ndamutse mvukiye mu Bwongereza ntwara mvuga icyongereza, navukira mu Bugande nkavuga ikigande, navukira mu Burundi nkavuga ikirundi. Kubera iki? Bitewe n'umuryango navukiyemo. Rero uburere ahantu bakuriye ababyeyi, nimvuga umuryango ndaganisha cyangwa ndarasa ku muryango. Ababyeyi rero bagira uruhare cyane. Murakoze cyane. Nkuko basaza bacu babivuze, ababyeyi bagira uruhare mu myitwarire y'abana. Ese nimba bagira uruhare mu myitwarire y'abana, iyo batagize uruhare ni izihe ngaruka abana bashobora kugira? Reka sister wacu adufashe. Ko mbyumva ingaruka umwana ashobora guhura nazo atarahuye n'uburere bw'ababyeyi be. Nk'ahandi usanga umwana yakuze, ugasanga se nk'urugero ageze mu myaka 12, ugasanga niba mwana atangiye kunanirana, yabaye mayibobo, n'undi ujya ku ishuri ugasanga bamwirukanye. Ndumva ari izo ngaruka umwana ashobora kuba afite, n'abandi baratubwira. Urakoze cyane sister wacu, ati ashobora kuba mayibobo, kava mu ishuri. Ibyo byose koko tubisanga hano hanze. Ariko reka nkwibutse ntibibagirwe gukora subscribe aho hasi, usige comment, like and share. Iyi ni 4G nk'ibisanzwe, channel yacu ni 4G channel. Reka tukomeze kumva izo ngaruka abana koko bagira iyo batabonye uburere bw'ababyeyi babo. Mushiki wacu wadufasha. Abana bacu abana bacu abana iyo batabonye uburere bw'ababyeyi usanga bakura bagira ama complexe muri bo, bagira ama complexe. Akenshi abana b'iki gihe basigaye barerwa n'abakozi, ugasanga umwana ntabona ke umubyeyi, ntamenya ngo mama byagiye he, byagenze gute, umwana yataha mama ntiyamuheka, ntiyagira iki nyine amucaringe. Ugasanga umwana akuze nyine agira complexe z'ubuzima, akumva kwiyaminiya. Umuntu yavuga gute? No kwiyaminiya tu. Ugasanga umwana nyine ntabwo yigirira icyizere. Voilà, umwana nta cyizere yigirira nyine bitewe nuko atabona care z'ababyeyi bombi. Murakoze cyane. Brother Cesar, nawe ne kubyumva? Njyewe icyo navuga, ntabwo ndi bujye kure y'ibyo Madu avuze, gusa nanjye nemera yuko bacumwa n'Ikinyarwanda ngo ibanza kurisha cyangwa ijya kurisha ihera ku rugo. Rero n'umwana kugira ngo azavemo umugabo, kugira ngo azavemo umuntu nyawe, afite habikomora rero ni ku babyeyi. Se ngo icyo umwana azaba nicyo yahawe n'ababyeyi. Rero igihe umubyeyi atahaye umwana uburere bwiza, bishobora kwafekta wa mwana mu mikurire ye, nkuko Madu yavuze ngo mujyanye na bitera
ntabwo bigirira icyizere ntabwo bigira icyizere nyine ni wa mwana iyo umuntu wundi atarezwe n'ababyeyi be cyangwa se ababyeyi be iyo bamureze nabi no muri sosiyete nyine ubona ajegaje ntabwo ubona bitavamo. urakoze cyane Cezari, babivuze neza ngo icyo umwana icyo azaba cyo agikura ku mubyeyi. Murakoze cyane, twemeje yuko uburere bwiza, umwana wahawe uburere bwiza agira n'imyitwarire myiza. Reka dusoze tubwira ababyeyi, tubagira inama, nsabe bagenzi banjye kugira ngo bagire ikintu kimwe babwira ababyeyi, bitondere mu burere bwabo kugira ngo abana babo bazajye bagira imyitwarire myiza. Reka mbere iburyo bwanjye. nanjye ndavuga mbwira ababyeyi ndetse n'abana, ushobora kubimenya ko wakuze wabuze ubwo burere, ariko ntabwo ariyo ntandaro yo kuba wakwitwara nabi. Nimba warahuye n'ubwo buzima nabwo bukubera isomo. Hari ijambo abantu bajya bakunda gukoresha mu bitabo bimwe ngo byose byabayeho bitubera akabarore. Ibyo wanyuzemo ni ishuri ryakubayeho kugira ngo uzatunge urugo rwiza. Ikindi ku babyeyi, mureke mubane n'abana, mubigishe, umwana wawe umukurikirane, umwana wawe umwiteho. Hari ababyeyi mu by'ukuri, hari umwana ushobora kuba akunda umupira mu by'ukuri kandi awukina ukajya ubona arabikunze. Uyu mwana amushyigikire, umurere. Icyo umwana, hari umugani ujya uvuga ngo icyo umwana aririye bisinzi ukuntu bigenda, ariko icyo nshaka kuvuga, umubyeyi agira uruhare mu mikurire y'umwana, umwana we ndetse n'urubyiruko. Usigaye usanga abana babaye ukundi kuntu, umwana wamureba, wareba n'ahantu aturuka, wareba uburere bw'ababyeyi b'ukuntu bameze, ukabona ni ibintu bibiri bihabanye. Kibaza si ibi bintu ni ibiki? Ndagira ngo ababyeyi babe inshuti z'abana babo, umwana b'inshuti yawe, umwana akuganirize, umwana akubwira ikibazo kimugoye, kuko uko wumva yuko wagize ikibazo cya miliyoni, umwana nawe ikibazo yahuye nawe niko agifata, yumva ari umutwaro kuri we. Rero ababyeyi bumve abana, ababyeyi bumve abana babo, babumve, babiteho. Murakoze cyane brother Tony. Musaza wanjye mugani we niko byumva. Urebye cyane abana nubwo aribo turi kuvugaho cyane, ariko mwababyeyi mwe turi abanyu, mugomba kutureberera uko bukeye n'uko bwije. Umwana akeneye keya kuva akivuka kugeza ubuzima bwose. Igihe uzaba umubona, ntabwo numva ko hari igihe cyagera ukamutererana. Numva ko igihe icyo ari cyo cyose waba ukimurebera kandi waba ukimugira inama. Hanyuma wenda icyo navuga kindi ni uko n'abana natwe kandi tugomba kumva ko ari inshingano zacu kumvira ababyeyi, kuko ababyeyi benshi akenshi bakunda no gutanga inama cyangwa se bakita ku bana babo, ariko nyamara abana bakabananira. So icyo nsaba rero ni uko babyeyi mukurikirana abana bakiri batoya, mubakuze, mubaha uburere. Nawe wa mwana we, niba warakuze cyangwa se n'ubu ukiri n'umwana, menya yuko kuba ugeze aho ngaho byose byaturutse ku mubyeyi. Mwubahe, mwumvire kandi ukurikize ibyo akubwira, kuko umubyeyi ntiyakugira inama mbi, ahubwo igihe cyose akugira inama nziza. So ndumva ariyo nama nabagira kugira ngo mukomeze kuba abantu bazima kandi buzuye, bafite icyo bakwigezaho bivuye ku babyeyi banyu. Murakoze. Urakoze cyane musaza wacu Morgan. Reka twumve musaza wacu wicaye ibumoso bwanjye ahera, witwa Cezari, nawe agira ikintu abwira ababyeyi, agira inama ababyeyi, agira inama urubyiruko rwitegura kuzaba ababyeyi mu minsi iri imbere. Icyo ngewe numva nababwira nk'uko bisanzwe, kugira ngo ikintu cyose kigire aho kigera nuko habanza fondasiyo rero iyo yubatswe nabi bigira ingaruka ku kintu icyo ari cyo cyose ya fondasiyo ihagazeho. So rero ababyeyi icyo nababwira cyo, igihe cyose wubatse umwana nabi uzaba wubatse umuryango nabi, kandi wubake n'igihugu nabi, n'ubugingo bw'ububatse nabi rega buriya. So rero ni ngombwa yuko umwana akiri mu maboko yawe kugera umuzamuye, burya uba ufite kumuha ibizamutunga akuze, like akiri mutoya. Ni ukuvuga ngo ubimuha ukimufite mu maboko, ukimumaneginga mu mashuri,
ukimumanaginga mu busore bwe niko rero nawe azubaka n'undi muryango bivuze ngo ni cano iyo yubatse nabi nyine igeraho ikaba destroyed. Urakoze cyane, ntiwibagiwe gukora subscribe, ntiwibagiwe gukora like, share no gusiga comment aho hasi. Sister Madu, wigeze kuvuga ibintu by'abakozi, gira icyo ubwira ababyeyi basigira abakozi abana babo buri gihe. Ababyeyi rero b'iki gihe basigaye bakunda gusohoka kuturusha none byarakomeye hano hanze neza bakunda gusohoka kuturusha abana babaye abo mu rugo abana nibo banyiri urugo abana nibo basigaye bakontorora hano hanze bimeze nabi abana babaye papa mama urumva hano hanze dufite ikibazo cyo kugira ababyeyi basigaye bakunda, reka tubivuge muri langaje yacu, kuryoshya. Bakunda kuryoshya, nambara mini nawe akambara mini, tukajyana mu muhanda idanje. Ariko gusa ikintu navuga, niba ari ikintu cya mbere kibabaza umwana ni ukutabona care y'umubyeyi, utabona care y'umubyeyi. Ikindi nanone ugasanga umubyeyi ntabwo yujuje inshingano ze nk'umubyeyi mu rugo. Ibyo nabyo bikora byafekta abana, bikora ku bana. Kubona ufite umubyeyi ugasanga ahubwo umubyeyi ameze nk'umwana mu rugo, ugasanga ategereje ko ibintu byose babikora. Ibyo nabyo si byiza, bibabaza abana. Ugasanga umwana aricaye, kwa kundi usanga abana bicaye, mama wanjye ameze gutya na gutya, papa wanjye ameze gutya, undi nawe mama wanjye papa wanjye, ko abana ntabwo babura kuganira. Urumva nyine ikintu nabwira ababyeyi vraiment ni ukuri bajye bubahiriza inshingano zabo izo arizo zose. Hari ukuntu dufata utuntu nkaho ari akantu koroheje kari simple, ariko biriya akaba gakomeye. Ugasanga umukozi ni utegura ibiryo byo kurya saa sita na nijoro, kandi ibyo si byo. Umubyeyi abazi icyo umugabo akunda, akamenya n'icyo abana bakunda. Kandi ikindi noneho ababyeyi b'iki gihe ntabwo bakimenya abana babo. Kubera iki? Ntabwo babana nabo, ugasanga ntabwo uzi umwana wawe. Ibyo nabyo si byiza vraiment. Ni ukwita ku rugo rwawe, ukamenya inshingano zawe, kugira ngo umwana wawe nawe ejo n'ejo bundi nashaka nawe azamenye ko umubyeyi akora iki mu rugo. Nabagira inama kabisa yo kwita ku rugo, bakamenya ko ari ababyeyi mu rugo atari abana. Babyeyi murumva ngo uburere bwiza butangwa n'ababyeyi. Mushiki wacu nkunda, nta kintu wabwira abantu mbere ko dusoza ikiganiro? Gatoya reka ngaruke wenda ku kijyanye n'abo bakozi bo mu rugo. Rimwe na rimwe usanga aribo bareberera abo bana, bakamera nk'aho aribo ba nyina cyangwa se babamenyera ibintu byose. Ariko wowe mukozi udukurikiranye muri kano kanya, ndagira ngo nongere nkubwire yuko uwo mwana urera ni kimwe n'uwawe wowe uzabyara. Rero ndagusaba kugira ngo ureke gutekereza by'uko wenda ukorera abantu, wenda ngo ube wakumva ko uwo mwana utamufata nk'uwawe. Ni byiza ko umufata nk'uwawe, kuko ejo n'ejo bundi nawe Imana yagutera iteka ukabona urazamutse, nawe ugakenera gukoresha abantu. Ntekereza rero ko umutima ufite ubu ngubu ukoreshwa, ubundi ari wo wakagombye kuba utekereza kuba wazagira, cyangwa se wakagombye kuba ufite umutima wo kwita kuri uwo mwana, umeze nk'aho utekereza ko nawe hari igihe kizagera ukaba utari kumwe n'abo bana, nawe ukabitaho. Urakoze cyane. Nanjye ntabwo najya kure ibitekerezo bya bagenzi banjye. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana ngo apfa mu iterura, niko bavuga. Kandi nanone igiti kigororwa kikiri gito. Rero navuga ni nagira inama ababyeyi, tureke kugendana n'ibigezweho cyangwa tugendane n'isi. Isi nituyobora, ahubwo twe tuyiyobore. Hari ababyeyi bafite imyumvire ati njye sinaheka umwana ngo mushyire mu mugongo, ngo ni ibya kera. Kuba tugeze ahangana uko ababyeyi bacu baduhaye iki care. Rero tureke kuyoborwa n'isi, heka umwana wawe mu mugongo ko niwe wamubyaye, ni naho umwana azajya kwishimira. Rero kuri iki gihe urasanga urabyayohereje umwana umukozi, noneho umukozi yagenda ukabona umwana ararize, mama yakinjira ugasanga umwana akunze umukozi kurusha uko akunda nyina, kuko iyo atamwitayeho. Rero ababyeyi nabasaba ko twakita ku bana. Ubusirimu bw'ubwenge bashaka igihe bagihereza abana babo, kurusha uko bakwita ku kindi kintu icyo cyose. Hari system igezweho yo kubyara tutonsa amabere akagwa. No, batonsa amabere akagwa. Reka umwana yamara kuvuka ako kanya muri berceau bakiri ku bitaro bataranataha. Ariko ubwo ni ubusirimu bw'ubugoryi, n'ubusirimu bw'ubugoryi. Ubundi musirimu nyakuri ni umuntu ukora ikintu akagikora neza, ku buryo umuntu ayibona akavuga we akabishima. Hari uwabaye musirimu mwiza
ariko ukoze kuriya nta bwenge bw'umubiri tukabagira ndabivuze. Wow, murakoze cyane ababyeyi, nizere ko mwumvishe mutoza abana banyu inzira bakwiye. Murakoze cyane, ntibibagirwe gukora subscribe hasi, like, share, usige na comment mutugira inama mutwunganira. Murakoze cyane, turi kumwe, reka basezere, bye. ababyeyi bari kutwumva We love you.